bakristo bavandimwe, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu ni wa mwanya dufatanya gusesengura neza tukaganira ku ijambo ry'Imana, tugasobanukirwa tukamenya umwanya tugomba kuba turimo, bamwe tugakebura abandi kugira ngo tubashe kwitegura ibihe bizaza. Uwiteka akomeza abane natwe. Ndaje rero ngira ngo tuganire ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Yeremiya ibice 34, turahera ku murongo waho wa 13 turageza ku murongo wa 16. Muntu udukurikiye ndagusaba ngo bashe kubana natwe kugira ngo dusobanukirwe neza ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Yeremiya ibice 34 duhereye ku murongo wa 13. Umutwe w'amagambo ngo Nebukadineza agota Yerusalemu, abayuda banga kureka abaretwa babo kuko bategetswe. Uno umutwe w'amagambo, ariko tugiye guhera ku murongo wa 13. Ntabwo tubisoma amagambo yose y'igice kugira ngo bitaza gutinda. Duhere ku murongo wa 13 ngo uku niko Uwiteka Imana y'Isiraheli ivuga iti: nasezeranye isezerano n'abasogokuruza igihe nabakuraga mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ngo uko imyaka 7 ishize muzajye mureka umuntu wese w'umuheburayo mwene wanyu wari waguza rumugurano kandi yaragukoreye imyaka 6 uzamureke aruhuke. Nyamara basogokuruza ntibanyumviye, haba no gutega amatwi. Mwari muhindukiye mukora ibintunganiye, umuntu wese akamenyesha umugenzi we ko akuwe ku buretwa, kandi mwari mwasezeraniye imbere yanjye mu nzu yitiriwe izina ryanjye, ariko mwisubiyeho musuzugura izina ryanjye. Umuntu wese agarura umuretwa we n'umuntu wese umujya we, abo mwari mwaretse ngo baruhuke mwabashubije ku buretwa kugira ngo bababere abaretwa n'abaja. Nicyo gituma Uwiteka avuga ngo ntimwanyumviye ngo mwamamaze gukuraho uburetwa umuntu wese ngo areke mwene wabo cyangwa mugenzi we. Dore ndabamenyesha ko ngiye kureka inkota n'icyorezo cy'inzara bibatere. Nzatuma muteraganwa hirya no hino mu bihugu byose by'abami no mu isi, niko Uwiteka avuga. Ntibumvira izina ry'Uwiteka, ntibumvira ijwi ry'Uwiteka, ahubwo bikorera bihangira imirimo yabo, bikorera ibyo bishakiye. Uwiteka aravuga ati ku murongo wa 17 ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ngo ntimwanyumviye, mwikorera ibyo mushaka. Dukomeje ku murongo ngo mwamamaze gukuraho uburetwa. Ntimwanyumviye ngo mwamamaze gukuraho uburetwa, ngo umuntu wese wareke mwene wabo cyangwa mugenzi we. Dore ndabamenyesha ko ngiye kureka inkota y'icyorezo n'inzara bibatere. Nzatuma muteraganwa hirya no hino. Ntabwo bagize kumvira Uwiteka, bagize gutambikira, bikorera ibyo bishakiye. Nawe mwene data, muri iki gihe ndakwinginze kugira ngo wongere wisubireho, urebe ngo uhagaze gute. Ibyo utegekwa gukora byiza, uhagaze gute mu murimo w'Imana? Ese ntabwo waba waratambikiriye uko warishakira izindi nzira? Ntabwo waba uri mu bidakwiriye? Ariko ngo Uwiteka ararakaye. Uwiteka arakajwe n'ibyaha urimo. Uwiteka arakajwe n'ibyo wikorera wishakiye, utambikiriye inzira y'ukuri yakwiye kugeza ku bugingo. Mwene data, ndakwinginze ngo
ugarukire aho ngaho. Uwiteka ngo aje guhana. 17 ngo ndabamenyesha ko ngiye kureka inkota y'icyorezo n'inzara bibatere, nzatuma mutereraganwa hirya no hino mu bihugu byose by'abami bo mu isi, ni ko Uwiteka avuga. Wasezeranye n'Imana, usezerana ko uzayikorera, usezerana ko ugiye gukora umurimo wayo, ariko winangiye umutima, urimo urasubira inyuma. Uwiteka ntabwo arimo arabibona ngo abyishimire. Uwiteka arababazwa nuko urimo uragenda muri iyi minsi. Uwiteka arababazwa nuko ubanye n'abantu muri ino minsi. Ntabwo Uwiteka arimo arabyishimira. Mwene data, garukiraho wumvira Imana kugira ngo ikwishimire. Uwiteka agiye kukugabiza ibibazo kubera uburyo uri kwitwara. Imana ibashe kutubabarira kandi tweze. N'iki Imana itadukoreye? Yarakurinze mu makuba n'ibyago, arakurinda, ariko kugeza isaha winangiye imitima. Katurebe ku murongo ukurikiyeho ngo nzatanga abantu bishe isezerano ryanjye, ntibasohoze amagambo y'isezerano basezeranijwe imbere yanjye, igihe baciye ikimasamo kabiri bakanyura hagati y'ibice byabo. Aya ni amasezerano baba baragiranye n'Imana, n'indahiro. Ese wowe uno munsi n'icyo wavuganye n'Imana, n'icyo wasezeranije n'Imana kuzakora, kugeza ubu ngubu ukaba utari kugikora? Imana tubabarire. Mwiyezeho gukiranirwa kose ubwo muzemerwa, ariko nimutabikora Uwiteka arababazwa namwe. Uwiteka agiye kubohereza ibibazo bitandukanye kubwo kwinangira imitima. Uwiteka aravuga ngo niki ntagukore kubanza ukinangira imitima? Niki ntakoze? Imana idufashe kandi dutabara. Tugiye gusoma muri Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 14 ngo ujye ubibutsa ibyo ubihanangirize imbere y'Imana, ko bareka kurwanirira amagambo kuko ari ntacyo bimaze, ahubwo ujye ugira umwete wo kwishira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza n'ijambo ry'ukuri. Ariko amagambo yamanjwe atari ay'Imana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushahisha. Irinde ibisitaza byose ushobora gukura mu murimo wayo, Imana kuko itakwishimira. Ariko wowe muntu w'Imana, ngo ujye uhunga ibyo, ngaho gukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ndakwihanangirije mu maso y'Imana ibeshaho byose, no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere y'Imana. Witondere itegeko, ntugire ikizinga, haba n'umugayo, kugeza kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ngibi bidukwiriye. Witondere ibyo wahamije ukimenya Yesu Kristo, ugume ku ijambo kugira ngo Yesu naza azakwishimire. Aya magambo katwongeye tuyasubiremo. Ariko woweho muntu w'Imana, uje uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana. Magambo apfuye, bubeshi, inzangano, uje uhunga ibyo, ahubwo ukurikire kubahisha Imana. Ibyo bidukwiriye. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho. Gerageza gukora ibitunganye. Nuhura n'ikibazo ugire kwihangana, nuhura n'ibigoye ugire kwihangana. Urwane intambara nziza yo muri ubu buzima kugira ngo usingire ubuntu bw'Imana.
bakristo bavandimwe rero, iri jambo ry'Imana rirakomeye cyane. Hari icyo ridusaba. Riradusaba gukomera mu mwanya, kudasubira mu byaha, gukomeza inzira twatangiye. Wowe unyumva rero, Kristo, niba wumva arawatandikiriye, ukumva ntabwo urimo urakora ibitunganye, Yesu Kristo abashe kubana nawe. Ndagira ngo dufatanye usubiremo aya magambo. Uwo wumva udatunganiye Imana, kadusenge. Vuga uti Imana, ndakwinginze, subira ku byo naguhamirije nkwizera, wongere umvugurure, gerageze kubana muri bikwiriye, kugira ngo ndahatanagirwaho umugabo nawe. Kubw'imbaraga za Yesu Kristo umfashe kandi unkomeze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yabiginga rero kugira ngo mumenye umwami kandi mugambikire kumenya ukuri, kuko nibyo bidukwiriye. Yesu nagaruka, kuba mwiringiye tuzabashe kumubona. Imana ikomeze ibane namwe. Murakoze cyane. Uwiteka mu Imana yacu, uri umurengezi w'abantu, turiho ngo udutabare, kandi aho turi butureba twese, icyo tugusabye ni ukugira ngo ujye udutabara, ntiduheranwe n'ibibazo, ahubwo turinde, duhe imbaraga zikomeye, kugira ngo tudatembanwa imbaraga za Satani, ahubwo twogeremo imbaraga zawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Mana, turaho umugisha.